Ndabasuhuje. Turacyari muri ya gahunda yacu yo gusobanura ibijyanye n'ubuhunzi n'uko umuntu abusaba ku isi yose. Kuri uyu munsi tugiye kwibanda mu gihugu abantu benshi bakunda kujyamo, kikaba ari icya gatatu mu bukungu, kikaba gikize cyane, ndetse abakijyamo bakababona mu gihe bakigera muri icyo gihugu, bakababona inzu yo guturamo, ibyo kurya, ndetse bakabaha n'amafaranga. Nta kindi rero ni igihugu cya mbere gikize mu Burayi, aricyo gihugu cy'Ubudage, benshi mwita Allemagne cyangwa se abandi bakacyita Germany. Germany rero ni igihugu giherereye hagati y'ibindi bihugu mu Burayi rwagati, kikaba gihana imbibi n'Ubufaransa, Ububiligi, Luxembourg, Ubuholandi, Denmark, Czech, Pologne, Austria n'Ubusuwisi. Ni hafi ibihugu 8 byose bihana imbibi n'iki gihugu. Iyo wageze mu Burayi n'amaguru cyangwa uvuye mu bindi bihugu kugira ubyinjire ukinjiremo ugomba kuba waciye muri ibyo bihugu. Iyo waje n'indege ishobora guca transit mu bindi bihugu hanyuma ikazakugeza mu Budage, ariko hari n'indege zinjira rwagati mu Budage zivuye nka Istanbul cyangwa se zivuye muri Afurika direct. Rero reka tuvugane neza ku bijyanye no gusaba ubuhunzi mu Budage. Ubuhunzi mu Budage bwemewe n'amategeko, ndetse ubusaba bifatwa nk'aho ari uburenganzira bwa muntu. Niyo mpamvu nta muntu usaba ubuhunzi ngo bamwime batariga dosiye ye, ntabwo byemewe mu mategeko. Gusaba ubuhunzi mu Budage bikorwa bite? Bigenda bite? Iyo winjiye mu Budage, niba bishoboka, injira mu Budage mu buryo bwemewe n'amategeko, no kuvuga uzanye na visa ndetse na pasiporo yawe n'indege. Hari aho uzasanga bakubwira bati pasiporo uzayijugunye cyangwa se na visa uyikuremo, kubera ko nubyerekana bazagusubizayo. Icyo gihe uri kwigora kubera ko iyo baguhaye visa ibikumwe byawe bigaragaza ko uyifite n'imyirondoro yawe iboneka mu byo bita visa information system. Ikindi kandi ni ugutuma bagukekera ubusa, kandi ubundi icyo ukwiye kwitaho ahubwo ari dosiye yawe, case yawe, story yawe, ko niyo bigena ko uzatsinda cyangwa uzatsindwa. Iyo wayitayeho rero ntabwo ikibazo cya pasiporo na visa kubyica cyangwa kubica kutabyerekana bikwiye kubera ikibazo. Niba wahageze kandi mu buryo butemewe n'amategeko, gerageza uzaze witwaje nibura kimwe mu bikuranga mu gihugu cyawe. Ibyo ni nk'irangamuntu cyangwa se icyemezo cy'amavuko. Ugomba kwirinda amategeko ya Dublin 3 niba visa ufite yaganaga mu kindi gihugu kitari Ubudage, kuko icyo gihugu nicyo kiba gishinzwe dosiye yawe y'ubuhunzi muri rusange. Kuri iyi ngingo hari igihe amategeko agira exception nyirantarengwa. Urugero nk'igihugu cy'Ubutaliyani, Ubugereki, Espagne, kubera bizwiho kuba bafite abimukira benshi kandi bikaba bitubahiriza uburenganzira bwa muntu ku bijyanye no kubona iby'ingenzi by'ibanze byagutunga, umuntu uvuye muri ibyo bihugu by'umwihariko by'amajyepfo y'Uburayi ntabwo akunda koherezwa. Ariko ibyo ni icyemezo ugukoresha interview cyangwa BAMF, ikigo cy'Abadage gishinzwe gutanga ubuhunzi n'abimukira cyitwa BAMF, kiri muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu, nicyo gifata umwanzuro kidashingiye ku kindi kintu cyose, ahubwo aricyo gifatiye umwanzuro. Iyo rero ugomba kwirinda Dublin 3 niba bishoboka ukaba wakwinjira mu Budage mu gihe ufite visa y'Abadage, hanyuma niba ufite Abafaransa cyangwa Ababiligi nabo ukajyayo, burya conditions z'ubuzima ziba ari zimwe. Icya kabiri, shaka amakuru y'ingenzi, ukora ubushakashatsi, urebe video nk'izi, wiyongera ubumenyi mbere yuko utangira procedure cyangwa processes. Byaha byiza udushatse tukagufasha, kuko iyo utangiye nabi urangiza nabi. Biratugora iyo umuntu atubwiye ko yifuza kwisubira ku byo yavuze cyangwa kubikosora mbere kandi yarabivuze kandi ari muzima atasinze. Ku batugana bwa mbere, igisubizo positif cyo guhabwa ubuhunzi kiba kizewe nibura kuri 99%, ariko utuganye nyuma asaba ko hari ibyo tumufasha gukosora muri dosiye ye, asaba ko hari ibitaragenze neza tugomba kumufasha, akenshi bari 50%. Ibyo rero bikaba ari ibintu tugira inama abantu kuba batugana bakadukontakta mbere. Niba ugisoma ucyumva ikiganiro ukaba nawe uri muri procedure cyangwa se ugiye kuyitangira, twandikire. Consultance ni amafaranga make cyane, hanyuma dosiye kuyitegura nayo bikaba make. Andikira standupkigali@gmail.com. Cya gatatu,
Tegura dosiye yawe neza, wikwigira umunyabwenge, ahubwo shaka inzobere cyangwa inshuti ibizi igufasha. Ko gutegura nabi no kuvuga ibyo wiboneye ntacyo byagufasha gusa usibye gushyira mu kangaratete. Making sure ko ibyo uvuga biri muri kategori 5 z'ubuhunzi, nk'uko izi z'ubuhunzi n'ubundi ziri muri Geneva Convention 1951. Izi ngingo z'ubuhunzi rero ibyo uvuga byose bigomba kuzigwamo, bitaba ibyo ukabahawe negative. Izo ngingo ni izi: intambara cyangwa ibiza, politike, iyobokamana, nationalite cyangwa membership, ibyiciro runaka ugomba kuba uri mu rugero by'abagay, abalesbienne, abanyamakuru n'ibindi bidasanzwe. Mu gihe uvuze inkuru yawe ikaba ugukoresha interview akabona nahanirwa muri ibyo bitanu, biba bigoye cyane kuguha uburenganzira cyangwa stati yo gutura muri icyo gihugu nk'impunzi. Icya kane, shaka inkambi ujyamo, kuko gusaba ubuhunzi mu Budage bikorwa ugiye ku nkambi, ugiye kuri polisi cyangwa kuri immigration, aho hantu hatatu ukababwira ko ushaka ubuhunzi. Niba kubaza ibijyanye n'imitungo uzavuge ko ntacyo ufite, kuko nuvuga ko uyifite nta bufasha bwa leta uzaba ukibonye. Ikigo cyitwa BAMF nicyo gishinzwe gutanga ubuhunzi, kikaba kibarizwa muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, kizajya kiguhamagara ukiri mu nkambi mu gihe bagukeneye, kuko ukoresha interview ufata ibikumwe n'ibindi. Nyuma y'igihe runaka bazakwimura bagutware mu nzu zisanzwe, aho ugomba guhora ureba mu isanduku y'iposita yawe kugira ngo batazagushaka bakakubura. Cya gatanu, ugomba gushaka umwavoka niba ufite ubushobozi. Umwavoka mu bice bibanza si ingenzi cyane, ariko afite icyo amaze. Umwavoka ntazagutegurira kese ngo agushyiremo utuntu tugufasha, oya, washinzwe guhagararira amategeko gusa. Abavoka bo hanze niko bakora kandi biba ari akazi. Zerekana ko nta mwavoka uzagufasha gukora kesi yawe ngo utsinde. Ibyo uvuga niba ari ukuri uzatsinda, ibyo uvuga niba atari ukuri cyangwa se bimeze ukundi kuntu, bo bizera ko ibyo uri kuvuga ari ukuri, ntawe ushobora gufasha kugorora ingingo. Kubera iyo mpamvu ushaka umwavoka ushaka kumushaka mu gihe wumva ikibazo cya kesi yawe utayiteguye neza cyangwa ukiri mu guhagararira, ariko ubundi wabonye mu biganiro akagufasha, ntabwo umwavoka ari ingenzi. Gatandatu, dore ko abanahenze. Cya gatandatu, itegura interview mu gihe bakwerereje itariki uzayikoreraho. Shaka umuntu wagufashije gukora kesi maze anagufashe gukoresha interview. Ibi sinzi niba hari umwavoka bigukorera umunyamahanga. Ibi kandi bigufasha kugira ngo ukore interview moto, bakubaza ibibazo n'umuntu uzabazwa muri interview kugira ngo urebe niba witeguye ndetse ushobora gutsinda. Ubikoze ibi ukabikorana natwe, byanze kunze nakabuza ibyanga by'ubuhunzi ribona. Iyo ari ubwa mbere tugezeho mu gihe utarava mu gihugu wanyu cyangwa se uranakivuyemo uraho ugiye gusaba ubuhunzi, tubwira ati ndahageze sindatanga dosiye mumfashe. Ibyo bintu biragufasha cyane. Mu Budage nta muntu wemerewe gukora akazi cyangwa wemerewe ibyanga byo gukora akazi gasanzwe mu gihe gisaba ubuhunzi. Icyo ukora nyuma y'amezi 3 ushobora kwandika bakaguha working permit, ibyanga byo gukora, cyangwa se nabo ubwabo bakaba babikoherereza ku iposita mu gihe babona ayo mezi 3 arangiye. Ngayo nguko. Ufite ikibazo gusaba ubuhunzi mu Budage, mu Bufaransa, mu Bubiligi n'ahandi Burayi hose, ugiye gukora procedure zirahura, ariko bitandukaniye ku tuntu duto, kuko hari aho bagusaba bandika mu Bufaransa, mu Bubiligi, naho mu Budage ho bakaba nabyo kwandika, ari ukugenda ukajya mu nkambi kuri polisi ubundi bakandika records zawe. Murakoze cyane. Niba wumva ikiganiro kigufashije, kora subscribe kandi ugisangiza abandi kugira abantu bose bunguke muri rusange. Umunsi utaha tuzaganira ku bindi bijyanye no gusaba ubuhunzi muri Canada ndetse no mu Bubiligi. Umunsi mwiza, bye bye.